reka nongere kubasubiza nanone ni inono+tv ikiganiro Ukuri Kwanjye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu benshi abakobwa benshi cyangwa se abadamu benshi bibaza. Tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo Niki wakora ukunda agahora agukumbura. We mukobwa Niki wakora umusore mukundana agahora agukumbura. Wowe mudamu Niki wakora umugabo mubana agahora agukumbura. Ikintu cya mbere rero usanga ni ukuba mwiza. Kuba mwiza ni uku ntabwo ari ukuba mwiza ku isura. Kuba mwiza ni ukuba wowe niba uhora useka, niba uhora wishimye, niba nyine uri umusazi, niba nyine ukunda gusaragurika, niba ukunda kuba ucecetse utuje, umuntu wenda ukunda kuba hari nk'abantu bakunda kuba umwanya wose babonye bari wenda nko gusoma nk'igitabo. Mbese kuba wowe mwiza kuri wowe nyine kwifungura ukaba wowe ntumwereke ukundi, ntumwereke ujye uhora nyine ucecetse kandi mu by'ukuri wenda usanzwe usaragurika. Hari igihe nyine akumbura nyine kwa gutera story kwawe, kwa gusaragurika kwawe, kwa kwishima kwawe. Kuno kubakunda abantu batuje nanone hari igihe akumbura kwa kukubona atuje, nyine ukamwereka wowe ukuri. Noneho icya kabiri, muha umwanya. Kumuha umwanya hano baba bashatse kuvuga ni ukumureka nawe akishimana n'inshuti ze. Mu mwanya wimustressa, wimugora ngo wumve ngo niba ari kumwe n'abandi ba friend be uvuga uti se ari hehe, kuki atamuhamagaye, kuki atari kumvugisha, kuki zikaba nyinshi cyane. Mu mwanya umureke nawe yisanzure. Biba bishobora gutuma nawe hari igihe ari bugeraho akatima akavuga ati umuntu wamuhaye umwanya, umuntu wanyihoreye nkisanzura, arabikumbura. Bigatuma nyine ahora nyine agukumbura bitewe n'uko nyine uba wamwihoreye, ntabwo umustressa, ntabwo aba ari wabona uvuga ati noneho ubu bagiye kumuhamagara, ubu bagiye kumbaza ibi n'ibi. Bigatuma nyine ahora ahubwo yumva atifuza ko mwabonana cyangwa se mwavugana, ariko kubera yuko nyine wamuhaye umwanya aragukumbura. Icya gatatu ni ukwiyitaho. Kwiyitaho nta kundi, nta igitsina gore ni gusa neza. Kwiyitaho, kwambara neza, ambara neza. Niba wisiga mu makeup, siga mu makeup. Niba ubizi ko yakunda guhumura, hari nk'igihe nyine abazi wenda nka parfum witera. Hakaba hari nk'igihe abenshi turabizi, hari n'ukuntu uca mu nzira kumva nka parfum ugahita wibuka nk'umuntu uyiziho. Iyi parfum nyizi kuri kanaka, iyi parfum niyo umukunzi wanjye yitera, nyine agahita yumva ko nyine agukumbuye bitewe n'ukuntu uhumura. Iyiteho, use neza, wambaye neza, mbese uhore nyine usa neza kuri we. Gabanya ama SMS. Iki kintu rero cyo kugabanya ama SMS, murabizi ku gitsina gore ibintu bijyanye n'ama SMS hari ukuntu nyine buri kanya tuba twandika bonjour, yagusubiza bonjour nawe ugatuvuga umeze ute, amakuru bimeze bite, ko wanyanze, utamvugishije, mu gihe atarasubiza ngo yego rero wanze kusubiza. Ibyo bintu rwose bistressa abagabo cyangwa se bistressa igitsina gabo. Wowe mukobwa bistressa umusore, muha umwanya. Niba umusubije bonjour mu gitondo akakwikiriza bonjour, n'ibyo nyine muha umwanya wimutera stress kubera ama SMS ngo mwandikira buri kanya. Rwose ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Mwereke kubaho none n'ejo. Wishaka kumwereka yuko umusuzuguye, mwereke yuko nyine kubaho kwanyu ni uk'uyu munsi, ntabwo ejo ukuzi, ngo wumve yuko nyine ari ikibazo gikomeye. Ahubwo mwereke yuko
umufitiye icyizere cyo kubaho none n'ejo bizajya bituma gukumbura avuga ati wa muntu ntera kuraje, wa muntu nyereka ko ejo bishoboka. Nyine n'ahandi ageze mu kibazo akavuga ati mfite umuntu buri gihe uhora nyine amfasha gutera imbere. Rero mbese ni uku nabyita kumuha nyine kumuha imbaraga, kumwereka ko arashoboye uyu munsi kandi n'ejo, kumutera imbaraga muri makeya. Rero ibyo bintu bituma nabyo agukumbura, guhora yumva yuko nyine hari umuntu uhora umutera imbaraga, hari umuntu utamubonera mu isura y'uyu munsi gusa, hari umuntu ubona ko ashoboye, hari umuntu ubona ko hari ahantu ejo bazagera kubera we. Akaba abona ko nyine uri umunyembaraga, akavuga ati uyu muntu nkuramukumbuye kubera yuko hari byinshi areba mu mutima wanjye, hari byinshi ahindura mu mutima wanjye kubera ko antera imbaraga. Ibyo ngibyo rero bigatuma agukumbura. Hanga udushya. Guhanga udushya rero urabona wenda niba uri umugabo n'umugore, wowe mudamu, guhanga udushya nta kundi. Urabona mu rugo niba hari tuvuge dufate ku rugero rutoya nko muri salo iwawe hari ukuntu wenda intebe zimeze, agashiraho icyumweru akaza akabona intebe zahindutse, wahinduye nyine uburyo ki zari ziteye. Niba ari mu cyumba wahinduye uburyo ki igitanda cyari giteyemo, nyine akajya ahora ataha avuga ati none ndasanga iwanjye aho hameze hate, ndasanga bimeze gute. Nyine agahorana utwo tuntu nyine two kumva ko afite umudamu uhorana utuntu tw'udushya. Wahinduye imitako mu nzu, agahora yumva ko nyine uhorana udushya. Si udushya rero two mu nzu gusa, wumva no mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe uburyo ki wamwitagaho, uburyo ki wamuganirizaga, ushobora no kumutungura. Ushobora no kumutungura, ni umusore mukundana cyangwa se n'umugabo wawe, ukavuga ati uyu munsi ndagucaho ku kazi, cyangwa se n'utanabimubwira ukamucaho ku kazi. Nyine ukamushyira wenda ikawa, ukamushyira nyine utuntu tw'udushya duhora nyine tumutungura, tumubera ibintu bihora bimubera bishya. Nyine akavuga ati uyu mudamu wanjye cyangwa se uyu girlfriend wanjye ahorana udushya. Bituma rero ahora agukumbuye, bituma ahora yumva nyine ashaka kukubona, aragukumbuye kubera ko nyine mu mutwe we hahoramo yuko uhora uri mushya, hahoramo yuko nimuhura noneho sazi uko biri bube bimeze, nataha ntazi uko biri bube bimeze. Ahora yumva ko afite amatsiko yo kuba yataha niba ari umugabo, cyangwa se afite amatsiko yo guhura nawe niba ari umusore. Uturori tworoheje nk'abadamu, tuvuge ushaka wenda nko gutegura, ntabwo ari ngombwa ngo habeho ibirori bihora bizwi ngo hari anniversaire wenda y'imyaka umaranye, cyangwa se anniversaire yawe y'umugabo cyangwa iy'abana. Oya, ushaka gutegura nyine uturori twawe dutunguranye kugira ngo n'abana banyu babone yuko nyine mami na dadi harimo urukundo rukomeye, hari icyo muba muri kubaremamo. Wenda tuvuge urabizi neza wenda umugabo wawe wenda akunda wenda amakaroni, wakavuga uti umugabo wanjye akunda amakaroni. Ushaka kubikora nka rimwe mu cyumweru cyangwa se rimwe mu kwezi, ni uburenganzira bwawe bitewe n'uko wowe ubikora. Ariko nyine kuko twese tuba dufite abantu benshi, tuba dufite akazi kagiye gatandukanye, abenshi kanabavunye batanapfa no kuba babona umwanya uko bikwiriye. Ariko ushaka nko gufata wenda nka rimwe mu kwezi, tuvuge atari uko hari ikindi kirori cyabaye, ugataha kare ugategura, ukamutekera ibiryo uzi akunda. Abana mu rugo bati dadi naza, ukababwira uti dadi naza, mumuririmbire. Nyine niba harimo abazi kuvuga udupoemu batuvuge, nyine batungure dadi, nyine bamushimishe, bamuririmbire, bamuganirize,
niba hari abo ufitemo bakuru basomera ibitabo mbese niba bamusubiramo inkuru zo ku ishuri nyine nawe wamuteguriye ibyo biryo akunda urumva ni utuntu nyine tuba tworoheje ariko mwapanze nko mu rugo ariko nyamara ndakubwiza ukuri yuko umugabo wawe ibyo bintu azajya ahora abikumbura bimuteye nyine kumva yuko ahora akumbuye umugore we ahora akumbuye Wakunda kuko nyine ubuhora nyine umubera mushya kandi ku bintu byoroheje cyane rero umukobwa we ku muntu akunda ntabwo nzi niba nawe wenda yajya gushaka kumutegura nawe turi ntabwo ari ngombwa ngo amutegurire ikirori ngo yagize anniversaire ngo cyangwa wenda ngo habaye Saint Valentin ushobora no kumutegurira ikirori cyo kumushimira warakoze kunkunda ukamutegurira ikirori cyoroheje ntabwo ari ngombwa ngo utumire abantu kuko n'ubundi niwe wenyine wamukunze niwe uzaba ushaka kubibwira gusa utwo tuntu ugera umukoresha kumwe ati tuze gusangira saa sita ukamusohokana ntabwo aba ari n'ibintu binahenze bitewe n'ubushobozi mufite warangiza ukamubwira uti najya nkubwire yuko nshaka kugushimira yuko wankunze kandi ukampa urukundo rero urumva ibyo ni ibintu bisa nkaho bimutunguye bikamukora ku mutima urumva gutegura ikintu ukagitegura ugira ngo ushimire gusa ni urugero tutanze urumva nta muntu uretse n'umusore cyangwa umugabo nta muntu n'umwe bitashimisha niko rero n'abadamu natwe twanabikora ntabwo ari ngombwa ngo dutegure ibirori mu rugo gusa ushobora no gutegura kuba mwasangira ranche ukamubwira uti warakoze kuba uwanjye warakoze kumpitamo n'iby'agaciro ndabyishimira warakoze kumbera kw'abana ugashimira gusa ntabwo ari ngombwa ngo cyane cyane ko wenda hari n'utuntu mwaragiye mupfa mushwana ugasanga wenda hari ikintu mutumvikanyeho ni twebwe abadamu tuba dufite kuba twagira icyo dukora rero kugira ngo dukosore icyo kintu niba wenda dushwaniye ikintu runaka tutumvikanyeho ikindi cyumweru nkaba nabona wenda ubushobozi bwo kuba twajyana nko kuri ranche nkajya kuri ranche nawe kugira ngo ubwenge rwose umbabarire kuba nabitwaye kuriya ntabwo wenda byari bikwiriye umbabarire ntabwo bizongera kumusaba imbabazi muri ubwo buryo ni ibintu nyine nawe ahora akumbura ahora abona yuko nyine uri uw'igiciro uri uw'agaciro nyine mu buzima bwe n'ibyo rero niba ushaka guhora ukumbuwe n'ukunda n'ibyo ngibyo usabwa kuba wakurikiza reka rero mbashimire kandi mbasaba yuko twajya duhora tubana ku inono+tv mu nkuru z'urukundo inama mu rukundo kandi nsaba ngo mutakora subscribe shimira namwe mwakoze subscribe ndetse namwe mukora share njya mbibona kandi rwose binkora ku mutima reka mbashimire naho ciao